Ngiye kumusaba imbabazi. Wagiye kumusaba imbabazi. Nase wari ugiye kubwira ko nagutumye ubwatsi nagutumye ibigori. Yasanze ndi kwahira arambwira ngo ngiye kumwibira ibigori. Rero ngiye kumusaba. Urinjije. Hari icyo wari watemye. Zamuka. Twigende. Ibyo yatemye nzabyisi. Humura nero nubundi nkongera nkamufata. Dore n'igipanga ciwe aragisize. Ko kurashinja umukobwa yuko ko kumva ko kwibye ibigori byawe. Wagenda ukatwereka ibigori byatunuye. Nubwo nakabaye nicaye hano, ngiye ndi kurebana nawe, ahubwo nakabaye nicaye hano wenda ndi kureba mama wawe. Uyu muntu ubu kandi azi ko ntari kuruga ukuntu babyegereza ibigori byanjye ndabihinga singire n'icyo nsarura ariko uyu we ntago nciza ndakufashisha hamwe ntugire n'iki hano uri mu biki uri kwahira ahanga mu bigori byanjye niho bahira nibona ndi kwahira mu bigori byanjye ndi kwahira mutu duteye wabyifatishwagaho ubyifatishwaho mu biki ndi kwahira mutu duteye uduteja n'utwaye wadusizemo tutagiye no mu bintu byinshi ikigori kimwe ni 10,000 kandi nta giciro nabwo biterwa n'icyari kandi nta giciro yari kinini ni 40 subwo ndari ibyo nawe ariko nabonye uri kwifatishwa gato da ni 10 urambwira ngo ntiwagice ariko wagikoze ugikora byo byonyine gusa nawe nkuciye make ni 10 reka sinari ibyo nakiye ahubwo kanigenda reka sinahama hano ayabonike naze ndari ibyo nakiye wakoraga kuki aha ni wanyu wakora niba wari kubona igende rero sinari ibyo nakiye shyira hano amafaranga yanjye oya ntawe byo amafaranga nta nubwo tujya kwirirwa tunacirira njye sindi buriho ibyo nakiye wakoraga kuki wakoraga ku kigori ariko sinagiciye nayo ndimo ndeba ko byeze nayo ndimo ndeba ko byeze nibya wigeze ubihinga ibi bigori uzi uburyo byanjye uzi kugira bijyanga uzi imbaraga natakanye mereza ashaka amafaranga nakwifatiye cyangwa tujye mu buyobozi njye sinakwishyura ibyo ntari ndetse sinakwishyura ibyo ntari wakoraga kuki ndimo ndeba ko byeze niho muhera mwabura wakoraga iwayo iryo 10 naryo mfite ubundi ko tungana ariko tubirangize ubundi ko turangana muri business zanjye ubundi turangana turabirangiza oya nazo mfite 10 naryo ufite nose urukundo rwo biri bigendere ubundi turangana turabisorezamo urajya kwirirwa umbwira ngo cyangwa turagira ngo uko tubihuza ntabwo ibyo mbyumva nta n'ibyo nshaka cano tugende huza ayo mafaranga nayo cano tugende turangirizemo ibiki reka tubirangirizemo akuzi ko ibi bigori byamburiye ndabizi byarakuvuye kuki se kuva kare kose wikarakashije uba ari buri kubona ko nyibwire twago we ntago ari ukwikarakasha turabihurizamo gute gutyo nyine gutyo gutyo njye nari nyine muragiye ubwatsi burishya se mama nimba mbeshyira ngo ni ibigori ubwo nyine ngiye kumusaba imbabazi wagiye kumusaba imbabazi ntacyo wari ugiye kubwira ko nagutumye ubwatsi nagutumye ibigori yasanze ndi kwahira arambwira ngo ngiye kumwibira ibigori urinjije hari icyo wari watemye ugiye kumusaba imbabazi gusa mugiye mu bigori mbona mumanuka epfiriye wabitemye se nanyereka ibyo mwatemye mbyishyura bakwereka ibyo yatemye byishyura
uri kumva ufite gahunda. Ibi bigori bikoreshwaga n'iby'iwacu. Uzi uburyo byamvunye ariko twagiye n'ikigori kimwe n'ibihumbi 30 uhita unyishyura agira vuba. Zamuka twigende ibyakeneye nzabyishyura. Humura n'ejo n'ubundi nkongera nkamufata mbere n'igipanga kiwe aragisize kanze nyijyane kandi ujyane wenda ubwo ntabwo mburiye hose no ku bigori byanjye. Muri yewe mwe mwihangane n'ubwo mwegera ahantu hagarara dore ngaho n'ibindi twavuye. Mwese bari Yemwe mwakaje ntabumvishe kandi njye barabyihorera. Mwiriwe. Dusuza abantu muraye muko dore n'aka kabiri nakuramo inkweto ariko reka turazikuramo. nimwicare. Ni ikihe kibazo ufiteho? Bayobozi rero ikibazo ufite ni icy'umuntu wawe yarifashe arangiye kwifata aragenda ajya ku bigori byanjye akajya abihonyogoza. Ndamufashe maze kumufata nyina araza nimba ari nyina nimba ari inde we aratangira ngo ibigori ngo yabigize ibiki kandi ibigori bye byaramvunye guhinga byaramvunye. Namwe murabizi ukuntu guhinga bivuna. Barangije mbaca amafaranga ntabwo nabaciye menshi uyu twumvikanye 10 nimba ari nyina arambwira ngo menya ngo na 30 nayaguha nabwo ati ngaho yanyu barangije bagenda batayampaye. Nisateka muvara guciye mu ijambo hari kimwahanye zarageze bahise bagenda kuko bambwiye ko bari bunyishyure nta kibazo. none se wahamagaye abaturage barabizi? Abaturage nari bubahamagare kandi bemeye kunyishyura. none se mufitanye inyandiko kandi umujura ari nguyu ntabwo bazatera mukuru kuko ibyo bigori bya wa musore Njye nta bigori nibye yasanze ndi kwahira impande y'umurima we. Nyine hari ukuntu umuntu aba ari kwahira akagera nko ku kigori akagikoraho ahita avuga ngo ubwo ndabiciye ariko nta bigori nigeze. none se amafaranga ari kutubwira koko mwarayumvikanye? Ntayo twigeze twumvikana. Kawaza nawe umva musore we kutubwira ati wasanze abihonyogoza umaye kwihonyogoza ntabwo mbizi ngewe mbabaye mu mahanga ukumva ngo nyina araza ngo muvugana ngo 30 n'uyu nguyu ngo muvugana 10 uyu kari kubihakana ko yari ari kwahira imbere y'isambu yawe nta bigori yigeze aca wigeze umusangana ikigori yagiciye none akubwiye ko yakoraga kuki ariko nge namye numva ibintu mwakomeje muvuga ngo ibigori ariko ngewe hari ikintu ndi kwibaza. Ndibaza ari uyu mukobwa ari n'uriya musore uri kuvuga ngo wibwe ibigori ari na nyina ninde wemereye uriya muhungu ko agomba kumuha ibyo bihumbi 30? Ese niba ari mama wawe ubundi ari hehe? Ese yemeye ko agomba gutanga ibyo bihumbi 30 ari uko atemeye amakosa y'umwana we? Nta nubwo nakabaye nicaye hano ngiye ndi kurebana nawe, ahubwo nakabaye nicaye hano wenda ndi kureba mama wawe nkaba ari we ndeba. Ayo mafaranga nayo yigeze amwemerera. None se ari he? Mama aragiye ku muhanda aho gake yari karanga.
reba imva yose mu tuje mvura mu matika tuza ameze gutya mu bintu abayobozi bitanashira twarakora bitanumvikana we musore ko kurashinja umukobwa yuko ko kumva ko kwibwira ibigori byawe wagenda ukatwereka ibigori jyatumiye singuriya harahi nitwasanga kuko nawe katari byo turagurana wiriwe nose urarinda uvuga gutyo biri harahi ijya ku muhanda kumira mukecuru umeze mutese twabasuye hano mu rugo iwanyu tambuka ukaza ukicara mukatubwira ibibazo byanyu ibindi bimeze bite uzajya mwirwa muhura buri gihe abayobozi mutumanura tuzi ni ikihe kibazo ufitanye n'uriya musore hano mu rugo ko nta kibazo dufitanye unyumvire ntacyo twaje mu biki nta kivuga ikibazo kimeze mbese ibigori ari kuvuga ngo umwana we w'umukobwa ngo yaciye ngo mu murima we kandi we mukamwemerera amafaranga ngo 30,000 singuriya se oya uzi ikintu ugiye gukora uwo nzajya mfata uwo ari we wese uhita muca umutwe nta n'ibindi nzoga jya gucirikanya nawe uyu nguyu aranyirinde ubu ngubu umwanzuro mfashe namwe mwabayobozi mwese muri n'uyu mukecuru ahari uwo nzongera gufatira mu bigori byanjye kujya mpita muca umutwe nta n'ibindi reka mbabwire mba ntaragucishije umutwe nsanzwe yo kunjyanira umukobwa mu bigori ko nari mufatiye mu bigori byanjye umufata umujyana wari ugiye kumukorera ibya furanga ibyo bya furanga si nguyu niko mba ntarakureze njyewe mba ntarakureze reka mpaguruke bazi umukobwa wawe ceceka nasanze amufashe ukuboko bahagaze mu bigori umukobwa ari gutema ubwatsi afite n'umupanga ari gutema ubwatsi yagiye gutema ubwatsi ngiye nsanga aramufashe aramumanura bajya mu bigori bajyaga kuki ntakureze mugira ibanga none ni ukucishije umutwe ibanga ugira n'iri uretse ibanga ryo kunyambura amafaranga yanjye angahe amafaranga agenda tubyihorere uretse nzagukora umva rero reka ikibazo tugikemure reka ikibazo tugikemure gutya kanibarize uyu mukobwa urahamanya ukuri wowe na mama wawe ko uyu muhungu yaragiye kugufatira mu bigori cyangwa warabyibaga ntabwo nabyibaga kuko nyine yaramfashe agiye kumpa ibigori agufashe cyangwa yarakujyanye agiye kuguha ibigori nyine yaramfashe tujya mu bigori ari bumpe ibigori wowe uri bumuhe iki njyewe ndi bumuhe iki nawe ibyo nari bumuhe kubyumva ngo ari bumuhe ngo ibiki nyine ibyo nari bumuhe nawe kubyumva ngo muha ngo ibyo tuzi ntibyereka birumvikana ahubwo noneho turagaruka kuri uriya muhungu turagaruka kuri uyu muhungu umukobwa yari yemeye kubajyana ugamuha ibigori nawe nkamuha iki ubusigire bwiza we mukobwa ni gute wari wabyemeye umva mwari mwabiganiye kuko nawe wumva wabyemeye kambabaza ibiganiro twari twabiganiriye ubwo turagaruka kuri uyu rero kuko ikibazo ubwo kivuye kuri uyu ahubwo kigiye kuri uyu nta kuntu njyewe numva uburyo ibigori bishobora kuguranishwa igitsina ubwo urumva nta kindi yamushakaga ni igitsina we ariko warasangana mu gihe muri kundebaho kandi ngiye hanze tujye kwihagarika ndaje ariko ndashaka tebuka gira vuba sagiye kunyarira turagendeye ntabwo araza iminota mirongo itatu mbere arangiye ataraza we sha nanjye mo ndabyibaza nkibaza se ubu arimo aranyarasibye nyine arimo arakureka icyaha nuko afite amakosa yasanga cyangwa yigendeye yumvise ibyo muri kuvuga twebwe kubyumva mu kandi kazi abaturage bose badutegereje ntabwo tubijyanye tuba dufite ibibazo byinshi byo gukemura ku kagari ubwo rero niba yumva adashoboye kugaruka ubwo nyine icyaha yanatsinzwe
turarega rero reka tubasezere twe duhaguruke tunigene dusubire mu kazi gusa nyine abatuririye umwanya ariko mujye muri akuntu ibibazo mujya muhangana nabyo hano mu mudugudu iwanyu hano mu masibo mujye mujyana kumva kwa mukajya mutumanurira ubusa wabibonye uriya muhungu ajya kukujyana mu rugo akaba ari wowe wagiye kurega ari ufite amakosa ugiye kumbera ikigo icyaha kigiye kuregera yego kikugiyeho ngo ntuteze ni kuki yari kurega ariko dufite ukuri ngo 30 twabimwemereye hari ibyo baguciye ntabwo se wabyumvaga ko ari ko yaje yidefana ariko ntabyo baguciye ibyo rero nimba ari n'umukino murimo muwugabane nakubonye nawe ndakumenya uretse nanjye kandi igenda bisigaye byivugana ayiwe mufitanye gahunda we ugiye kumbera ikigoryi